Yes, turongeye turabasuje cyane nshuti bakunzi banzu Business Group Limited. Tubibutsa yuko rwose iyi ari NZU market, iyi ni yacano yacu yanyu mukunda muri benshi cyane, ibagezaho imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa iri hirya no hino. Iyi rero ni NZU market. Nimukomeze rero mukande subscribe, mukore na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe bari hirya no hino bajye babona ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mwibyihererana rero kubera ko rwose ni iby'agaciro kugira umutungo utimukanwa. Nk'uko rero muri kugenda mubibona, nk'uko mwakomeje kugenda mubireba, tugiye kubagezaho inzu nziza y'agatangaza, inzu nziza yo kwituriramo ya etage nziza cyane, ifite ubusitani bunini cyane nk'uko muri kubireba, ifite parking nini cyane nk'uko muri kubibona, n'inzu kandi nayo ubwayo akaba ari nini. Iyi nzu rero ifite ibyumba bitanu binini cyane byo kuryamamo, ikagira toilette na douche eshanu. Ni ukuvuga ngo buri cyumba gifite douche na toilette byacyo. Muribonera ubusitani ukuntu ari bwiza, buri cyumba na toilette yacyo. Ikagira kandi salo ebyiri, salo yo hejuru na salo yo hasi. Ikagira na salle à manger birumvikana, ikagira na cuisine nziza cyane nini kabisa ihagije. Iyi nzu kandi ni nako ifite annex nziza, ikagira amadushe meza. Murabona amabaignoire meza cyane agezweho mu madushe ajyanye n'igihe. Ni inzu rero nziza kabisa, ni inzu nziza. Muntu ufite amafaranga iyi nzu ntigucike rwose. Muntu ubasha kubona amafaranga iyi nzu ntigucike, kubera ko mu kanya nitubabwira igiciro cyayo muratangara cyane yuko iri muri quartier nziza. Ubu ngubu wenda uri muribaza uti iyi nzu isitya, iyi nzu nziza gutya irahagana hehe? Iyi nzu rero nta handi iri hano mu mujyi wa Kigali, neza mu karere ka Gasabo, muri quartier ikunzwe cyane, quartier ikunzwe n'abatari bakeya, quartier ya VIP cyangwa se quartier ya VVIP, quartier mbese nziza cyane. Iyi nzu ikaba iri hano Gacuriro rwose, muri quartier iri class. Iyi nzu rero rwose murabibona namwe yuko ari inzu nziza, inzu rwose igezweho kandi mu buryo budashidikanywaho. Inzu ifite ibyumba bitanu, buri cyumba kikagira douche na toilette, ikagira salo na salle à manger na cuisine nziza. Murabona ibikoresho bigiye biri mu nzu ukuntu bimeze, ibikoresho yubakishijwe n'ibikoresho karite ya mbere, amakaro karite ya mbere, amadushe karite ya mbere. Urabona imbuga yayo ukuntu ingana rwose. Ifite mu gipangu hanini cyane, ahantu hajya n'imodoka zirenga 10. Ikagira mbese ni inzu kabisa, ni inzu y'umugabo. Reka bariko mvuga mugabo rero, cyangwa se nawe mudamu ufite amafaranga yawe, waza ukigurira iyi nzu ugatunganirwa, ugatura heza. Aya ngaya ni ama garde-robe cyangwa se utubati two mu byumba two gushyiramo imyenda, inkweto, ibintu byose. Buri cyumba kigiye gifite garde-robe yacyo rwose ku buryo budashidikanywa. Urabona aya ni ama escalier. Ahangaha ni mu nzu yo hejuru aho umanukira ujya. Byonyine urebye n'izi nzugi zayo, izi nzugi zifite inzugi nziza cyane za muvura, nimero ya mbere kabisa. Imbaho zazindi apana bwa bundi bagenda bomekeranya bwa triplex. Wapi, ni inzu rwose ifite ibikoresho bigezweho, parafo nziza cyane za gypsum nimero ya mbere. Mbese nta kintu na kimwe mu by'ukuri giciriritse cyakoze kuri iyi nzu, nta na kimwe. Ni inzu umuntu yagiye kubaka arayitondera. Murabona utubati ahantu hose ku buryo ushobora gushyiramo ibintu byawe nta kibazo. Iyi nzu rero ntigucike. Ariko kandi tubibutse yuko muri NZU Business Group Limited tubakorera amapura y'amazu ndetse tukanabubakira. Iyi nzu rero nk'iyi ngiyi ushobora kuza ukayigura ku mafaranga turi babwire, kandi ari negotiable, cyangwa se waba ufite ikibanza cyawe ukaza tukayikubakira. Ari nako kandi
dushobora no kukurangira ikibanza ndetse tukakubakiramo n'inzu. Urabona ya kwizine yayo y'agatangaza, urabona ko ifite kwizine nini kabisa, ni ikibuga cy'umupira ifite kwizine nini ngira ngo murabireba, kandi nziza rwose, kwizine nziza cyane ku buryo iyi nzu kutayigura ufite ubushobozi ni uguhomba, no kunyagwa zigahera. Ni nako kandi tubibutsa yuko rwose ushaka kugurisha inzu nawe ushaka kujya kuri website yacu ya nzuri.rw ugafotora inzu yawe ugashyiraho amashusho yayo, wamara gushyiraho amashusho yayo ugashyiraho details zose wifuza ko umukiriya wawe yamenya, hanyuma noneho inzu yawe ikajyaho. Noneho umukiriya nawe ushaka kugura ajya kuri www.nzuri.rw, hanyuma urebe imari zose zigiye ziriho, nurangiza iyo ushima winjiremo rwose wivuganire na nyirayo. Si ngombwa ngo muduceho waba ugurisha cyangwa ugura, iyo website irabahagije kabisa. Murabona jardin, murabona parking, ni inzu nziza cyane. Iyi nzu ntibacike rwose, turabararikira kuba mwayigura. Si ibyo gusa kandi, nk'uko nakomeje mbabwira, serivisi Nzuri dutanga ni nako twimura abantu. Umuntu ukeneye kwimuka uva mu nzu imwe ujya mu yindi, yaba iyawe yaba ari ugukodesha, uraduhamagara tukakwimura mu buryo bwa kinyamwuga, nta gikoresho cyawe na kimwe cyangiritse cyangwa se ngo kibure. Hanyuma kandi tukabaterera intebe, tukagira gute, tukamanika rido, tukabafungira ibitanda, ibintu byose turabimura kandi neza rwose mu buryo budahenze. Si ibyo kandi gusa, tumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukayishakira abakiriya bayikodesha ndetse tukanabishyuza, tugakurikirana imyishyurire yabo, ari nako dukurikirana ubuzima cyangwa se imimerere y'umutungo wawe umunsi ku wundi, witurije cyane, wikomereje akazi kawe, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze yarwo. Iyi nzu rero wayikunze, waduhamagara kuri nimero zacu zisanzwe muzi muri benshi, cyangwa se ushaka serivisi imwe muzo maze kubabwira, cyangwa se n'ubundi bujyanama bwose ku mitungo itimukanwa. Ari nako kandi ushobora no kujya ukurikirana ikiganiro Gira Icumbi kiba kuri Fine FM buri munsi kuva saa 12 kugera saa 1 z'umugoroba, aho usobanukirwa ibijyanye n'igishushanyo mbonera, imikoreshereze y'ubutaka n'imicungire yabwo. Nta kibazo rwose na kimwe tukabafasha. Hamagara 0782 012 cyangwa se 0788 Si ibyo gusa kandi, ushaka kudusanga aho dukorera ni hariya ku Muhima kuri Yamaha, ugeze muri feruje neza umanuka usa n'ugana Nyabugogo, urabona inzu ya etage y'amatafari ahiye, umuryango wa hejuru cyane, nuza muri etage ya nyuma, umuryango wa mbere ureba ku Gisozi. Ariko kandi ushaka kudusura ku mbuga nkoranyambaga zacu zose twitwa Nzuri Market, yaba Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi ni Nzuri Market. Ariko kandi komeza usura iyo website ya nzuri.rw, ngira ngo rwose murakomeza mwirebera ubwiza bw'iyi nzu, murakomeza mwirebera ubwiza bw'iyi nzu. Ni inzu y'akataraboneka. Ariko kandi nta nubwo nababwiye igiciro cyayo, mwuka byaramwe. Igiciro cy'iyi nzu ni amafaranga makeya, si makeya ni menshi, ariko nanone ugereranyije n'inzu na karitsiye n'ikibanza irimo uko kingana, rwose ntabwo ari amafaranga menshi. Ariko kandi ni miliyoni 300 z'amanyarwanda, cyangwa se ibihumbi 300 by'amadolari. Ariko kandi ni negotiable. Ubundi nyirayo yishakiraga 350, ariko turamwegera mu izina ryanyu tuti mwoka byaramwe, wagabanyije iyi nzu tukareba yuko tubona umuntu uyigura byihuse kuri miliyoni 300. Ariko kandi ntabwo ari twe twavuze ijambo rya nyuma, bivuze ngo nawe icyambere tera intambwe, uyisure, uyikunde, uyishime, hanyuma noneho mwivuganire, yongere akugabanyirize, yongere ahananure ibiciro. Igiciro rwose kiri negotiable, miliyoni 300 ziri negotiable, ntabwo ari ihame.
nuyisura rwose ukayikunda murumvikana ntabwo uri bugende utaguze. Si yo gusa kandi ukomeje ujya kuri Nzuri Market ugakanda subscribe urajya ugenda ubona imari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Iyo utayishimye n'ubundi wabonaho n'izindi nyinshi cyane, cyangwa se ukaduhamagara, haba hari n'izindi dufite ziba zitari kuri urwo rubuga, kuko zose ntabwo ariko zijyaho bitewe na ba nyirazo. Ariko duhamagare utwandikire, hanyuma uze tukwereke n'ibindi. Iwacu rero muri Nzuri Business Group Limited umukiriya ahora ari umwami. Ni karibu cyane, ni karibu waba ushaka kugura cyangwa se kugurisha, kwimuka cyangwa kubakirwa, kumanaringirwa imitungo, kwamamarizwa, ibyo byose turabigukorera kandi neza cyane. Ni karibu, tubahaye ikaze.